urakoze cyane wowe dukurikiye kuri Smart Maker TV show mu kiganiro ibigwi n'amateka cy'uyu munsi. Hari mu mwaka wa 2008 nibwo yashyiraga indirimbo ye ya mbere hanze yise Ikiragi. Uyu muhanzi yatangiye gukundwa bidasanzwe kubera ijwi ryiza n'ubuhanga budasanzwe yari yinjiranye mu ruhando rwa muzika mu iyo myaka. Kitoko Bibarwa Patrick yamenye ko afite impano yo kuririmba ubwo yari afite imyaka 8 gusa y'amavuko. Ubwo yaririmbaga muri korali y'abana aho yasengeraga. Abasenganaga nawe muri urwo rusengero bumvaga afite impano idasanzwe yo kuririmba, ariko we ntiyabikozwaga kuko atabikundaga habe na gato. Ahubwo yikundiraga gushushanya kuko yabonaga ari byo azi cyane kuruta ibindi, kandi ari nabyo yiyumvamo cyane. Uyu muhanzi yamenyekanye mu ndirimbo nyinshi zitandukanye zirimo Ikiragi, Agakecuru, Bera, Amadayimoni, aho tutakwirengagiza n'indirimbo yabiciye bigacika yise Ikiragi. Gusa uyu muhanzi yasaga naho yari atangiye kwibagirana mu mitima ya benshi, mu mitima ya rubanda, bitewe n'uko yari amaze igihe kirekire atumvikana mu bitangazamakuru, ndetse yari amaze n'igihe adasohora indirimbo nshya. Ariko muri iyi minsi Kitoko yarongeye aratwigaragariza mu ndirimbo yiwe nshya yise Tiro. Uretse ibyo by'iyo ndirimbo, yongeye no kugaragara mu bitangazamakuru bitandukanye. Abari bamukumbuye imitima irongerera ruhuka. Mu minsi yashize nibwo yagaragaye ku gitangazamakuru cy'igihugu Rwanda Broadcasting Agency RBA, avugana n'umunyamakuru ukora ikiganiro cy'imyidagaduro Luckman Nzeyimana. Nyuma y'uko yongeye kugaragara ku gitangazamakuru, ibitekerezo by'abakunda uyu muhanzi byongeye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ahatandukanye, bibaza bati uyu muhanzi ubundi asigaye abahe, ari gukora iki? Muri iki kiganiro tugiye kukubwira akantu ku kandi kuri bimwe wibaza kuri uyu musore byerekeye ubuzima bwe bwite, amateka n'urugendo rwe rwa muzika uko rwatangiye kugeza no kuri uyu munsi. Hano wageze ni kuri Smart Maker TV show. Ura subscribe utazongera gucikwa n'ibiganiro byiza tugutegurira umunsi ku munsi. Nge wumva nitwa Smart Maker, nguhaye ikaze. Amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Musabwa Merase. Yamenyekanye cyane ku mazina y'ubuhanzi nka Kitoko Bibarwa. Uyu yabonye izuba ku itariki ya 12 Nzeri umwaka wa 1985, avukira ahitwa Kazibwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu cyahoze ari Zaire. Akiri muto ababyeyi be baje kwimukira mu gihugu cy'u Burundi, nyuma baza kuvayo baza gutura mu Rwanda, ari naho uyu muhanzi yakuriye. Ariko Kitoko ngo ntago ajya ashobora kuvuga amazina y'ababyeyi be kuko ngo ntago bakunda gushyirwa mu bitangazamakuru. Yatangira amashuri ye y'inshuke ahitwa Inyamazida mu karere ka Nyabikeri mu gihugu cy'u Burundi. Yakomereje amashuri ye yisumbuye mu kigo cya Espanya mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Yigaga mu ishami ry'ubucungamutungo, ariko ku mpamvu avuga ko zatunguranye ariko atajya ashaka kugaragaza, aha ngo ntibyakunze karangiriza muri Espanya. Byatumye ava mu karere ka Nyanza arenga ibigamagana, arenga uturere twinshi, yisanga yageze mu cyahoze ari Cyangugu mu kigo cya Gilles Baramu, aha bari harangiriza amashuri ye yisumbuye. Kaminuza rero Kitoko Bibarwa yaje kwiga ibijyanye na management mu ishuri rikuru rizwi nka INIRAC mu mujyi wa Kigali. Yaje gukomereza amashuri ye hanze y'u Rwanda. Yarangirije icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu yitwa Southbank University i Londres mu Bwongereza, aho yize politike, ahita akomereza mu cyiciro cya gatatu i London muri Metropolis University, aho yasoreje mu bijyanye na Peace, Conflict and Diplomacy. Kitoko wasoje amashuri ye mu mwaka wa 2022. Muri uyu mwaka niho yimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Houston, Texas, ari naho uyu munsi atuye. Uyu muhanzi kuva akiri muto ngo ntiyigeze yifuza gusaza ari umuntu w'ikimenywa na bose, ahubwo yumvaga azasaza ari umucuruzi ukomeye kandi ari umucuruzi ujijutse. Kitoko ni umuhanzi nyarwanda uririmba mu njyana ya Afrobeat, ufite abakunzi benshi mu Rwanda ndetse no mu karere. Ni umuhanzi wanditse amateka ahambaye mu myaka yashize, ariko kuri ubu umuziki akawukora gake gake gashoboka.
gusa ngo icyo ukunda nticyakuvamo burundu. Kitoko kandi bivugwa ko atangira gukora umuziki yawukoraga mu buryo bwagutse, ariko kuri ubu akaba awukora gake gake mu buryo bucecetse ndetse gahoro gahoro cyane, bituma benshi bibaza ko yanawuretse kuko bitandukanye n'uko yawukoraga mbere. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 Kitoko Bibarwa nibwo yatangaje ko umuziki aba yawuhagaritseho gatoya, nibwo yerekeje mu gihugu cy'Ubwongereza aho yari agiye gukomereza amasomo ye. Kuva ubwo rero nibwo yatangiye kujya ashyira indirimbo ze gake gake hanze, bitandukanye n'uko yazishyiragaho mbere. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 Kitoko Bibarwa nibwo yongeye guhishura ko agiye kugaruka muri muzika nyarwanda. Uyu muhanzi avuga ko utapfa kureka ikintu ukunda ngo bizaguhire, ngo bizagukundire. Uyu muhanzi kuri ubu uri kubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye avugwa mu rukundo n'abakobwa batandukanye, harimo n'umukobwa w'umukuru w'igihugu nyakubahwa His Excellency Paul Kagame. Ariko abo bose ibyabo n'uyu musore twagiye tubitegereza kugeza igihe tutabiboneye. Kitoko Bibarwa avugwa ko yatangiye gukunda umuziki akiri muto ku myaka y'umunani gusa, ariko ntiyigeze atekereza ko azaba umuhanzi ukomeye nka Kitoko twaje kubona mu myaka yahise. Kitoko Bibarwa ageze mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza nibwo yatangiye kwiyumvamo ko ashobora kuzaba umuhanzi ukomeye, kuko ubusanzwe yakundaga gushushanya nk'impano y'umuryango, dore ko ari nabyo yakuze akunda cyane. Uyu musore yatangiye umuziki mu mwaka wa 2008 ubwo yari asoje kwiga amashuri ye yisumbuye, ahita atangira kuririmba bya kinyamwuga. Yashyize indirimbo ye ya mbere yise Agakecuru hanze. Ni indirimbo yakunzwe n'abatari bake, imuhindura ikimenywa na bose, imushyira ku rwego rukomeye cyane muri muzika nyarwanda. Mu buzima bwe bwite ariko bwerekeye umuziki, yakuze akunda umuhanzi Ben Rutabana na Alpha Blondy, gusa nanone ngo ibyo yakuze yifuza sibyo yabonye. Yagize ati, ku muziki ibyo ngenda ntekereza birangira bitampiriye, nari nzi ko nindirimba bizahita bicamo, none ndabona biri kwanga, ariko nanjye sinirenganya, Imana itanga uko ishaka. Uyu muhanzi Kitoko yaririmbye indirimbo nyinshi kandi zakunzwe cyane n'abatari bake, zirimo iyitwa Sibyo, Pole Pole, Kamikaze, Wenema, Amadayimoni, Agakecuru n'izindi. Mu mwaka wa 2010 nibwo uyu muhanzi yashyize alubumu ye ya mbere hanze ayita Ifaranga. Iyi alubumu yamufashije kwigarurira imitima ya benshi, haba mu Rwanda ndetse no mu bihugu duturanye ndetse n'ahatuzengurutse muri rusange, haba hano mu Rwanda no mu bindi bice bitandukanye by'isi, by'umwihariko mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, mu Basajya. Mu mwaka wa 2012 n'ubundi Kitoko yatumiwe gususurutsa abari bitabiriye ibirori by'isabukuru ya Ange Kagame mu rugo kwa nyakubahwa His Excellency Paul Kagame, umukobwa wa nyakubahwa His Excellency Paul Kagame. Muri Gashyantare mu mwaka wa 2013 kandi nabwo Kitoko Bibarwa yatumiwe mu iserukiramuco nyarwanda yari yabereye mu gihugu cya Denmark. Kitoko kandi yagiye anasusurutsa abantu no mu bindi bikorwa bikomeye birimo ibikorwa by'umuryango w'akarere k'Iburasirazuba natwe duherereyemo. Kitoko n'ubundi yagiye atumirwa mu bihugu bitandukanye nka Amerika, Ubufaransa n'Ububiligi ndetse n'ahandi henshi ku isi. Yanatsindiye muri bimwe mu bihembo bikomeye hano mu Rwanda mu bitangwa mu gisata cy'uyu muziki nyarwanda. Yatwaye igikombe cya Salax Award inshuro 2 nk'umuhanzi mwiza wa Afrobeat mu Rwanda. Guhera mu mwaka wa 2013 nibwo Kitoko yatangiye kugenda agabanya ibihangano yashyiraga hanze, ndetse muri Kamena y'uwo mwaka Kitoko yatangaje ko ahagaritse umuziki ku mpamvu ze bwite atashatse gutangaza. Nyuma yo gutangaza Kitoko Bibarwa yagiye ashyira hanze indirimbo nke gake gake, bitandukanye n'uko yabigenzaga mbere. Mu buryo busa n'ubwatunguranye uyu muhanzi yagaragaye mu Rwanda mu mwaka wa 2017 mu bikorwa byo kwamamaza His Excellency Paul Kagame ubwo yiyamamazaga mu uwo mwaka. Nyakubahwa His Excellency Paul Kagame ubwo yiyamamazaga, Kitoko Bibarwa yagaragaye ku rubyiniro hamwe n'abandi bahanzi mu buryo butunguranye cyane. Kitoko kandi yanakoreye umukuru w'igihugu indirimbo yakunzwe n'abatari bake, indirimbo ayita Thank You Kagame. Uyu muhanzi kandi mu mwaka ushize 2023 nibwo yahishuye ko yaba agiye kongera kugaruka mu muziki mu kiganiro kigufi yagiranye n'itangazamakuru hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga muri ya nzira tumenyereye nk'iyakure. Ubwo yari abajijwe impamvu y'icyo cyemezo cyo gusubira mu muziki, Kitoko yaragize ati,
kubaho ntakora umuziki nasanze atari ibintu byanjye, niyo mpamvu mfashe iki cyemezo cyo kugaruka muri muzika. Uyu muhanzi yavuze ko umuziki ari ikintu gisaba umwanya uhagije, ni nayo mpamvu mu myaka yashize nari mfite ibintu byinshi byo gukora, nabanje gufata umwanya w'akaruhuko. Icyakora kandi Kitoko Bibarwa ahamya ko kujya kure y'ibintu ukunda byo bigoye cyane. Bimwe mu bintu byabaye kuri Kitoko ngo atazibagirwa kandi yicuza cyane, ngo ni umunsi Kitoko Bibarwa yagiye mu bubiko bwa se agaca diplome ya se umubyara, ariko avuga ko yayiciye atazi kariyo. Uwo munsi Kitoko Bibarwa ngo yarakubiswe bishyira kera, yarakubiswe biratinda. Yagize ati amahirwe nagize nuko papa yari afite diplome ebyiri, naho ubundi byari no kunkomerera ku buryo butangaje. Nanone Kitoko ngo ntiyakwibagirwa umunsi yigeze gufata gitari ya mubyara we babanaga witwaga Mudeyi, wakundaga gucuranga gitari cyane. Kitoko arayifata ayikuraho imirya yose, arayishwanyaguza ayikuraho imirya yose uko ari 6. Kitoko icyo gihe yari yarabaje igiti agikora nko mu buryo bwa gitari, kuko yayirebaga ko iyo gitari ya mubyara we. Arangije afata ya mirya yose uko ari 6 yongera ayishyira kwa cya giti yabaje we yitaga ubukorikori. Muri make akora gitari ye. Aho Mudeyi yaziye rero yagize gutya, abona aho yamanikaga gitari ye ayibona itagira umurya n'umwe. Yarababaye ku buryo bukomeye cyane, ahita ahamagara Kitoko amubaza aho gitari iri, kuko ntabwo yiyumvishaga ibyo yarebaga icyo gihe. Akiyimubaza Kitoko Bibarwa yarirutse azana imwe yakoze ayereka mubyara we. Mubyara we ayikubise amaso araturika araseka, aratungurwa ku buryo bukomeye cyane, biranamushimisha. Byanatumye Kitoko uwo munsi acika inkoni z'uwo munsi. Ntabwo yakubiswe kubera ubwo bugeni yari yakoze. Gusa nanone ikibabaje ngo nuko uyu mubyara we yitabye Imana, ngo yaba yaragihari yagashimishijwe n'urwego Kitoko agezeho kuri ubu. Ibindi bintu bitangaje, Kitoko Bibarwa ku gituza cya Kitoko kuva akiri umwana ngo yashyizeho agashushanyo ka gitari kubera ku kantu yakoze akiri umwana. Ako nyine yakoze icyo gihe avugana na mubyara we. Iyo gitari neza neza nk'uko yayikoze niyo yaje gushushanya mu gituza cye. Ku bindi utaruzi nuko Kitoko Bibarwa yaje kwanga izina yari yariswe n'ababyeyi, kuko yari yariswe Merasi nk'izina rye bwite. Kitoko araryanga burundu, niko kwita Patrick. Yanze iryo zina kuko ngubwo yabaga ari ku ishuri abarimu bahamagaraga Merase, abanyeshuri bagasubiramo ngo Emerance, bakamuseka cyane kuko babyicaga babizi bakamwita Emerance. Ndetse rimwe na rimwe bakamubwira ko yitiranwa n'abakobwa, yitwaga Merase ariko bo bakamuhamagara ngo Emerase. Rimwe na rimwe bakavuga Emerance bakamubwira ko yitiranwa n'abakobwa. Ibyo rero byaramubabaje bituma ahindura iryo zina, akuraho Merase yita Patrick. Uyu musore mu buzima bwe bwite bujyanye n'iby'urukundo yagiye avugwa mu rukundo rw'abakobwa benshi batandukanye, harimo n'umukobwa w'umukuru w'igihugu nyakubahwa His Excellency Paul Kagame, ndetse n'umunyamakuru Kizima Ngabonziza Joella. Umubano w'aba bombi waravuzwe cyane biratinda, ku buryo byanavuzwe ko bendaga gukora ubukwe ariko ngo byaje gupfa. Muri Werurwe umwaka wa 2022 ubwo Kitoko yashyiraga hanze indirimbo Gahoro, yahishuye ko iyi ndirimbo yari yayikoreye umukunzi we. Biteguraga kurushinga mu mwaka wa 2022 mu kwezi k'Ukuboza, ariko abari biteze ubukwe bwa Kitoko Bibarwa n'uyu mukobwa na n'ubu ntiturabubona. Byongeye kuvugwa cyane kandi ubwo abakoresha imbuga nkoranyambaga babonaga ifoto y'uyu muhanzi ari kumwe n'umukobwa w'ikimero witwa Mukiza bendaga kurushinga. Iyo foto yagaragazaga aba bombi bariho basomana. Uyu Mukiza akaba ari nawe bendaga kurushinga, akaba ari nawe yari yahimbiye iyo ndirimbo Buhoro. Kitoko Bibarwa yari yemereye itangazamakuru kazakora ubukwe n'uyu yihebeye mu Kuboza mu mwaka wa 2020. Bidatinze rero abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, Kitoko Bibarwa Patrick yaratunguranye ashyira intoki z'umukobwa w'ikimero zitariho impeta kuri Instagram ye, agerekaho n'amagambo yatunguye benshi. Yaragize ati she says no, yavuze oya. Kugeza kuri ubu rero nta wundi mukobwa urongera gutangazwa ko ari mu rukundo n'uyu muhanzi. Mu buzima busanzwe dore ibyo uyu muhanzi akunda ndetse n'ibyo yanga. Mu byo kurya uyu muhanzi Kitoko Bibarwa akunda kwirira umugati ndetse n'umuceri, ariko anavuga ko nta biryo yanga keretse ngo ibyaba byahumanyijwe bishobora kumwanduza, byahumanyijwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko nta biryo na bikeya nanga, byose ndarya.
Ku myambarire, Kitoko Bibarwa Patrick akunda imyenda yiyubashye idatuma abantu bamenya ko ari icyamamare cyangwa ari umurokore. Ni ukuvuga imyenda igaragaza uwo uri we, ntayikunda habe na gato. Ngo mu buzima busanzwe ngo nta kimubabaza cyari cyamubaho, nta n'ikigeze kimushimisha ku buryo burenze yashyira mu mutima we akakibikamo. Ubuzima bw'uyu mugabo buratangaje ku buryo butangaje. Gusa muri uyu mwaka wa 2024 ubwo yasohoraga indirimbo yiwe Tiro, yatangarije Luckman Nzeyimana mu kiganiro cyiwe akora kuri Rwanda Broadcasting Agency cyitwa Versus. Yamutangarije ko afite n'ibindi bikorwa bya muzika agomba gushyira hanze bidatinze. Icyo gihe uyu munyamakuru Luckman Nzeyimana yakomeje amubaza ibibazo, amubaza uko abona umuziki wo mu Rwanda uhagaze kuri ubu. Uyu muhanzi Kitoko Bibarwa yatangaje ko mu Rwanda harimo impano nyinshi zitandukanye, aho yatangaje ko akunda umuhanzi Marina Deborah cyane. Yabivuze mw'aya magambo: sinzi nimba bishoboka ko u Rwanda ruzagira undi muhanzi mwiza ufite ijwi ryiza ritangaje nk'irya Marina Deborah. Ngibyo ibigwi n'amateka byaranze umuhanzi Kitoko Bibarwa Patrick. Ni nahansoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ikiganiro mukurikira muri benshi ku isheni ya Smart Maker TV Show. Wakoze kubana natwe kuri Smart Maker TV Show. Naho utaha ibiganiro byo nakagaruka.